umva ukuri, reka inzika ni mbi. Inzika ni umutima w'ubugome ugambirira kuzahemukira umuntu, ukabika urwango n'amakosa mugenzi wawe yagukoreye. Iyo dusomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 27 umurongo wa 46, ijambo ry'Imana riravuga riti, umva uko ijambo ry'Imana rivuga. Haranditse ngo, ni urwango rwari hagati ya Esawu ubwo yari yanze Yakobo, kuko Yakobo yifuje umugisha maze ashaka kuwubona mbere y'igihe, ahitamo gufatanya na nyina maze biba umugisha wa Esawu. Ariko Yakobo n'ubundi yari yarawugenewe n'Imana. Maze Esawu agambirira nabi mu mutima. Handitse hatya hati, Esawu yangira Yakobo umugisha se yamuhesheje. Esawu aribwira ati, iminsi yo kwiraburira data iri bugufi, nibwo nzica murumuna wanjye Yakobo. Babwira Rebeka amagambo ya Esawu imfura ye. Atumira Yakobo umuhererezi aramubwira ati, dore mukuru wawe Esawu agiye kwimarisha agahinda wamuteye kukwica. Nuko rero mwana wanjye, nyumvira, haguruka uhungire i Harani kwa Labani musaza wanjye, umarane nawe iminsi itari myinshi, ugezaho uburakari bwa mukuru wawe buzashirira, ugezaho inzika ya mukuru wawe izakuviraho, akibagirwa ibyo wamugiriye, maze nzabona kugutumira ugaruke. Ni iki cyatuma mbapfushiriza rimwe mwembi? Umutima wa Esawu wari wuzuye ubugome. Yaragambiriye kwihimura kuri murumuna we, akamwica. Yarabitse iyo nzika mu mutima. Abantu benshi bafite inzika mu mutima, babika ubugome, bakabika ibihemu. Bahemukiwe ari bato, bahemukiwe ari abakene, bahemukiwe ku kazi, bahemukiwe hirya no hino. Izo nzika bakazikusanya, bakagenda bakabika ubugome mu mutima. Babona kanya n'ahatari ngombwa bagashaka kwitura inzika bagiriwe. Ibyo nibyo Esawu yashatse gukora. Umva ukuri, inzika ni mbi. Ijambo ry'Imana mu Balewi igice cya 19 umurongo wa 18 hatubwira ko ari icyaha kugirira inzika mwene wanyu cyangwa se umuntu wo mu bwoko bwanyu. Haranditse ngo, ntugahore, ntukagirire inzika abo mu bwoko bwawe, ahubwo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda ndi Uwiteka. Imana yanga abavandimwe bagirirana inzika. Imana yanga abaturanyi bagirirana inzika. Inzika ni iki? Iyo ugize inzika ni ukubika ibibi mu mutima. Umunyenzika ntababarira, umunyenzika ntahara. Umunyenzika ahora yibwira ibibi, agahorana umutima wibukiriza ibibi yakorewe. Umunyenzika ntakosorwa, niyakosowe ararakara. Umuntu ukorerwa ikosa akaritubura, agahora ryibukiriza, aba ari umunyenzika. Akagira umutima wo kwihorera. Ishyari, igomwa, urwango, ubucakura, imbuto ni imbuto itajirumba mu mutima w'umunyenzika. Inzika ibuza nyirayo kugera ku ntsinzi. Inzika, uyu umuntu afite inzika aba afite kamere iteye itya, ntiyiyumvisha, ntava kwizima, arikubira, ahorana urwango. Uwo ni umunyenzika tukivuga. Umunyenzika ubwonko bwe kubwo gutekereza ibibi buhoramwo umwijima. Ibaze igihombo inzika zimaze gutera ababyeyi, inzika imaze gutera igihugu, inzika imaze gutera abavandimwe, inzika imaze gutera abantu batandukanye bitewe n'umutima w'ubugome. Mu by'ukuri ibaze ukuntu inzika ibujije abavandimwe gutabarana. Inzika ikaba ibujije abantu umutima mwiza n'urukundo. Umva ukuri, niba ushaka kuzasoza neza, amagufa yawe atamugaye, ubwenge bwawe budacuza umwijima, ukazava mu isi uri umugisha wifuzwa n'abandi, reka inzika. Dore icyo ukwiriye gukora, ntukemerere ibyiyumviro byawe ko bibyara ubugome. Tinya igikomere cyawe kitazahinduka igisebe cy'umufunzo.
icyo undi muntu yagukomerekeje ntukemere ko kiba igisebe cy'umufunzo. Ntukavuga amagambo mabi kandi yanduza abayumvise. Uzaba uri kwirinda inzika. Ntugakomeze kwemera ko ibitekerezo by'ubugome byuzura mu bwenge bwawe. Aho ngaho uzaba wirinze inzika. Genda ushake mwene so, umugezeho uko ubyumva, wicishe bugufi kandi muvugane ukuri. Umva ukuri, reka inzika, uzaba umwana w'Imana.